Filime itangira umusekiroteri arimo abwira bosi wiwe ati awe Imana ishimwe ubwo uhageze. Ni ibiki bosi arimo kumubaza? Umusekiroteri we ati umva ni ya appointment wari ufite saa tatu, umva wikwiriye guta umwanya, umugore uje mana niteshamutwe pe sinzi ko ari umukiriya wacu, kubera yuko baba we ukuntu ameze, ukuntu yambaye, ukuntu make-up ye imeze iteye isoni. Umva ni ikigero cyiza cy'umukiriya uturutse ikuzimu, kubera ko ukuntu asa biteye ubwoba. Noneho ikibyica byose umva ntabwo arekera kuvuga, aravuga cyane. Uriya rwose ni uwo kudutera umwanya. Ikindi cyiyongereyeho ntabwo nzi ko uriya muntu yashobora ko twamuha serivisi yacu, bitewe n'ukuntu ndabona nta mafaranga afite. Nari hafi guhamagara umusekirite ngo aze amusohore. Bosi we ati oya byihorere ntacyo ndabyitaho, reka njye kureba uwo mukiriya uri kumbwira. Bosi yinjiye mu biro aje kureba wa mukiriya bamubwiraga, aramusuhuza ati mwaramutse neza Mrs. Aromi. Uyu mukiriya yitwaga Aromi. Umukiriya aramubwira ati oya nitwa Aroma. Bosi aramubwira ati umbabarire cyane. Bosi ati murakaza neza. Ahita anamuha ikiganza amusuhuza n'icyubahiro cyinshi cyane. Ati nishimiye kubamenya. Undi nawe ati nanjye ni uko. Nyiri business ati kuri telefoni rero wambwiye ko ushaka ubukwe bunini cyane. Aroma ati oya ntabwo nigeze nkubwira gutyo, nakubwiye ubukwe ntabwo ari kuba bunini gusa, bunini cyane. Ndashaka ubukwe bunini burenze. Nk'uko ndi gukomeza kubikubwira, ndashaka ubukwe bunini cyane, ku buryo buri muntu wese uzaza muri ubwo bukwe azagenda yavugishijwe. Aroma abwira nyiri business ati ariko kubera icyo utambaza impamvu? Mbabarira umbaza impamvu. Nyiri business ati ego mbwira impamvu. Ndaramubwira ati abantu barandebaga bakandeba bakabona ukuntu umeze, si ubwo wowe ninde kuko ninde uzagushaka? Ati none Imana yaragiye iravuga iti mwana wanjye humura ntacyo uzaba, Imana yampaye umugabo mwiza w'umukire cyane. Mbajije inshuti zanjye nti ninde ukora ubukwe bwiza muri iyi town, barakurekomandinga bambwira ko ari wowe muntu uzi gutegura ubukwe neza cyane. Niho nabakiye namba hanyuma ndaguhamagara, nibwo naje hano. Muri make ndashaka kwangiza abanzi banjye mu mutwe, bazareba ubukwe bata umutwe, kuko Imana yaramburesinze. Nyiri business ati ndakumva neza cyane, noneho mbwira ufite amafaranga angana iki? Aroma ati budget Mana yanjye reka nkubwire, mfite utumiliyoni 20 kuri banki, turi aho ngaho nta kintu dukora. Noneho reka tutangirire kuri ayo ngayo mfite muri banki nta kintu akora, reka aba ariyo mba nguhaye, hanyuma ayo uzashaka yose wowe nkorera ubukwe bwiza gusa nzayaguha. Nyiri business yaramubwiye ati mama ntugire ikibazo, ngiye gukora iyo bwabaga, nzagukorera ubukwe wifuza. Ku rundi ruhande umukobwa ndetse n'umusore bicaye mu modoka nziza cyane, basa nkaho bavuye mu mahanga batashye muri Nigeria. Umukobwa ati mana bwa nyuma na nyuma ngarutse mu rugo. Umusore ati mana imyaka 7 yose? Umukobwa ati harya wowe njye ndabara imyaka 6. Umukobwa ati sinjye uri burote mpura n'abandi bantu n'ukuri kw'Imana, ibintu byose byarahindutse. Umuhungu nawe ati nanjye ni uko. Umuhungu ati mba sinjye uri burote mbona mama, uriya mama amaze igihe kinini ntamubona pe, nari mukumbuye. Umukobwa asa nkaho atishimiye iryo jambo umusore avuze. Umusore aramubaza ati kubera iki, ni ikihe kibazo? Umukobwa ati oya nta kibazo, gusa numva mfite ubwoba bwo guhura na mama wawe. Urabizi neza ko mama watankunda. Aba babiri rero basa n'abakundana. Umusore yarazanye umukobwa agiye kujya kumwereka nyina. Umusore ati ntugire ikibazo, uriya ni mama wanjye, akunda buri umwe wese nanjye nkunda, wowe ntihagire rwose ikiguhangayikisha. Umva sheri ni ukuri uramfite,
ahubwo mbabarira unyereke ya nseko yawe. Umukobwa araseka, baraseka bose. Umuhungu ati uraza kumera neza. Wa musekiriteri wari urimo usebya umukiriya wari waje, yaraje ahita yitanguranwa ajya kwa bosi we amusaba imbabazi, aramubwira ati ni ukuri mabuja umbabarire, nabonaga ari umwe muri ba bakiriya b'iteshamutwe, nabonaga atabasha kwishyura serivisi dutanga hano. Bosi we aramubaza ati kubera iki? Kubera iki wabonaga atashobora kwishyura serivisi dutanga hano? Umusekiriteri we yabuze icyo avuga, arya iminwa. Bosi we aramubwira none se ni ukubera ko atari yambaye wigi igura miliyoni? Nuko atari yambaye amabaze agura amamiliyoni? Njyewe mbwira impamvu wabonaga atashobora kugura serivisi ya hano dutanga. Mbwira iyo niyo mpamvu? Ibi bintu nabikubwiyeho na mbere. Ntugacire urubanza umuntu urebeye inyuma gusa muri bizinesi. Dore hari habuze gato ngo umukiriya wishyura amafaranga menshi aducike kubera ko atasiga nk'umuntu ufite amafaranga. Umusekiriteri yakomeje gusaba imbabazi. Bosi we ati amafaranga ni ingenzi, ariko nanone kubona isura y'abantu iseka nabyo ni ingenzi kurushaho. Ibyishimo yari afite arimo avuga ukuntu agiye gukora ubukwe bwe bw'agatangaza ku maso ye byari bishimishije, n'ukuntu yumvaga atari buzarota abantu bamufataga nk'uko atari, abagaragariza ko bibeshye. Ibyo rimwe na rimwe binyibutsa nanjye igihe kimwe. Umusekiriteri aramubaza ati se iyo niyo mpamvu uri gukora ibi? Reka nkubwire gutya, reka nkubwire ko nzi icyo bisobanura. Gushaka ikintu cyane ariko ufite impamvu ugishaka. Ntibyatinze b'abafiyanse bavuye muri Amerika baratashye baje iwabo w'umusore. Mwibuke umusore yari aje kwerekana umukobwa iwabo. Bagikingura mama w'umusore arishima cyane kuko yaramukumbuye, ahita yifatira umusore we aragenda. Umukobwa asa n'ugiye gusuhuza nyirabukwe, nyirabukwe amurebera ku rutugu asa n'umwirengagije, yifatira umusore wiwe barinjirira mu nzu. Umukobwa biramucanga, bicaye bari ku meza mama w'umusore ndetse n'umukobwa ndetse n'umusore bari kurya. Umukobwa aritanguranwa aravuga ati mama ibiryo byari biryoshye cyane. Mama w'umusore aho kugira asubize umukobwa umubajije, ahita yibariza umuhungu we ati mukunzi ibiryo kuko biraryoshye? Umusore ati cyane rwose biraryoshye pe. Umusore abwira mama we ati sheri wanjye rero afite gahunda z'ubukwe ukuntu zizagenda, ashaka kugusharinga ngo umuhe ibitekerezo. Sheri wiwe ahita avuga ati ma rero durashaka kwangaja umuntu uzatukorera ubukwe, wedding planner. Umukobwa yitwaga Abi. Akivuga uburyo ashaka ubukwe bwe ukuntu buzaba bumeze, arimo arabwira nyirabukwe, nyirabukwe ahita amuca mu ijambo cyane n'agasuzuguro, ahita abwira umuhungu we ati umva gerageza n'iriya nkoko, iriya nkoko iraryoshye cyane, nayitetse ukwayo iraryoshye pe, yigerageze. Muri make amuca mu ijambo, bisa nkaho nyirabukwe atishimiye uyu mukazana we. Iyo nkoko irateguye neza cyane, ntabwo bimeze nk'abagore uhitamo gushaka. Umuhungu we ararakara cyane ahita abwira mama we, mama rekeraho n'ukuri, Abi ni umugore nzashaka, twambikanye impeta kandi tujye gukora ubukwe vuba aha. Mama we ati nubwo nabyanga muzakora ubukwe? Abaza umuhungu we. Mama we abwira umuhungu we ati nyumva mukunzi, hari abakobwa beza cyane hariya hanze wahitamo atari nk'uyu nguyu nzaniye. Umukobwa yarahagurutse n'agahinda kenshi, ahagurutse intebe iragwa. Nyirabukwe ati gira vuba ubanguke wongere usubizeho iyi ntebe udatuma mburana apeti. Umuhungu asigarana na mama we, abwira mama we ati Abi ni umugore nahisemo gushaka, niba unkunda nawe ugomba kumwemera. Umuhungu nawe arahaguruka ajya kureba fiyanse we wari usohotse ababaye cyane. Mama we asigara yicaye aravuga ati ariko urimo urakina wa mwana we, nta nubwo uzi nyoko uwo ari we.
Ku rundi ruhande wa mubosi twabonye kare ukora ibintu byo gutegura amakwe w'umukobwa yari afite sheri we, batwereka sheri wiwe aje kumureba aramubwira ati sheri nari ngukumbuye. Tugarutse kwa Abi yicaye mu cyumba yababaye cyane, sheri we yaje kumureba aramubwira ati nakubwiye mama wawe ntabwo ankunda pe. Umusore ati wowe ntiwite ku byo avuga, ita kuri njyewe ni njye tugiye gushakana, ntabwo ari mama mugiye gushakana. Abi ati ariko igitekerezo cya mama wawe kigomba nacyo gushingirwaho, mama wawe arakubyara. Yego ndabizi, ati ariko bwa nyuma na nyuma n'ubundi ni njye uri bufate umwanzuro wa nyuma. Umukobwa abaza umusore ati ariko ubundi ni kubera iki anyanga cyane? Ni ukubera iki? Nakoze buri kimwe ngo mushimishe, ariko nta kintu na kimwe kiri gukora pe. Umusore ati ntabwo akwanga, ahubwo ni kuriya ameze ku bakobwa bose nteretana nabo. Nk'uko nabikubwiye ni njye nawe turi kumwe muri ibi bintu, wowe wigira ikibazo icyo ari cyo cyose. Yego. Umusore yarabimwumvishije, umukobwa aremera, yumva koko nta kibazo. Ku rundi ruhande batwereka wa mukobwa w'umusiyo ukora ibintu byo gukora amakwe, arimo avugana na sheri we, barakomeje baravugana. Ubwo uwo bari bari kuvugana kuri telefoni si we bari bari kumwe. Ubwo wa musore bari bari kumwe we yaje ku muryango, araza aramubwira ati Kimberly, umukobwa yitwaga Kimberly, ati Kimberly nategereje kera kukubwira ibi bintu. Muri make yari agiye kumupropose, apfukamye asa n'ugiye gukuramo impeta, umukobwa ahita amubwira ati have rekeraho. Umukobwa aramubwira ati ntabwo niteguye rwose, uretse kumpropose. Umusore ati ntabwo mbyumva. Umukobwa arakomeza aramusobanurira ariwe Kimberly, aramubwira ati ntabwo ndi ready pe. Umukobwa arakomeza ati ibi bintu ntubigire intambara kandi. Umuhungu ati tumaranye amezi 6 yose. Umukobwa ati ariko nakubwiye ko ntiteguye. Umusore ati ariko turakundana. Umukobwa ati mbabarira. Umusore yitwaga Tola. Umusore arakomeza ati Kimberly ibintu byose mva turabihuje, mbabarira ndakwinginze. Akomeje apfukamye. Kimberly ati mva Tola ubigire ndakwinginze. Muri make yari ari kumuhakanira pe byeruye. Umusore ati Kimberly basi niba utegereje nagutegereza amezi 2, niba ari ushaka, niba ari 3 nta kibazo, njyewe ntabwo mbyitayeho ndategereza. Umuhungu ati icyo nshaka ni uko wumva ko nshaka ko umubano wacu tuwushyira ku rundi rwego. Umukobwa akomeza kumvisha umuhungu ariwe witwa Tola ati icyo nshaka ko wumva ni uko umenya ko ntiteguye kubana nawe. Umukobwa ati kandi nta kindi nongera kongeraho. Umuhungu ati ese nakoze iki nk'uko abyara? Umukobwa ati mbabarira ibi bintu ntubikomeze pe. Umuhungu yarabyumvishe ahaguruka ariko ababaye cyane. Kimberly bwarakeye yigira mu kazi kiwe, yari afite undi mukiriya. Umukiriya nta wundi yari afite, yari Abi. Mwibuke Kimberly akora ibintu bijyanye no guplaninga ama wedding. Kimberly ati ni byiza guhura nawe Abi, mwakwicara nta kibazo. Abi ati murakoze cyane. Abi abwira Kimberly ati umubyara wanjye witwa Ginny niwe wambwiye ko uri umuntu, niwe wakumbwiye. Yambwiye kuri igitangaza cyane, ambwira n'ibindi bintu byinshi cyane byiza kuri wowe. Kimberly ati Jenny ni umukiriya wanjye mwiza cyane, niyo yaje hano turaseka cyane. Kimberly abwira Abi ati uze kunshimirira Ginny. Abi ati ubuse dutangirire he? Reka nkubwire, ubu ni ubukwe bwanjye bwa mbere, wenda bibaye byiza reka abe ari bwo bwa nyuma nzakora. Icyo nshaka ni uko buba ari bwo bukwe bwiza bwigeze bubaho. Reka nongereho ko amafaranga si ikibazo, so rero ndakwinginze mbabarira ubu bukwe buzabe igitangaza. Kimberly ati okay, niba ushaka ubukwe bw'inzozi zawe, ubukwe bw'akataraboneka, waje aha nyaho. Abi ati urakoze.
Kemble abaza Abby ati none se ufite amafaranga angana iki? Abby ahita abwira Kemble ati none se hagati ya miliyoni 150 na 200 urabyumva uti? Kemble ati baba we umva, iyo ni indirimbo mu matwi yanjye. Abby abwira Kemble ati wowe ndi kwiyumvamo ko tuzaba inshuti magara. Kemble ati nanjye. Bwarakeye Abby aza gusuhuza nyirabukwe. Nyirabukwe aramwihorera. Abby arakomeza ati nakuvugisha se? Nyirabukwe akomeza yinywera wine. Abby yiha karibu aricara impande ya nyirabukwe, aramubwira ati noneho nashaka kukubwira yuko namaze kuvugana n'umuntu utegura ibintu by'amakwe, ari hafi kuza kukureba. Nyirabukwe ati ni gute wakora ikintu nk'icyo ngicyo cy'ubugoryi? Abby ati ariko mama. Nyirabukwe ati umva, ahita amuzibisha, ntabwo ndi nyoko. Abby ati ariko ndi kugerageza kugira ngo nkushyire mu bintu by'ubukwe bw'umuhungu wawe. Icyo ukora gusa ni ukunca intege n'imbaraga mba nakoresheje zose. Nyirabukwe yeruye cyane ati ntabwo ngukunda. Nyirabukwe ati kubera iki ibyo utabasha kubyumva? Ntabwo uhagije umuhungu wanjye wowe. Abby arahaguruka abaza nyirabukwe ati gute ntamuhagije? Mbwira uburyo ki ntamuhagije. Icya mbere narize, mva mu rugo rwiza, ndi mwiza. Ikindi nshoboye no guteka. Ni igiki kindi ukeneye? Ufite ikihe kibazo? Ukeneye ibintu byinshi kugira ngo uze mu muryango wacu. Njye rero iyo nkurebye mbona bitakunda rwose kugira ngo ube umwe mu muryango wacu. Abby ati nta kibazo rwose, kunkunda byihorere. Gipfa kuba uzubaha umwanzuro w'umuhungu wawe wo kundongora. Umuhungu wawe arankunda kandi nta kintu na kimwe uzabikoraho. Nyirabukwe yasigaye ahaseka amurebera ku rutugu. Bwarakeye Abby na sheri wiwe, Abby abwira umugabo we ati, umugabo we bagiye gushyingirwa vuba ahangaha, aramubwira ati byibura nari nzi kuri bwicare ukabanza ukarya ibya mu gitondo mbere yo kugenda. Umusheri we aramubwira ati umva na table rwose ntinateguye, ubwo se nabitegereza gute? Abby abwira umukozi ariko wa mukozi we nawe uratinda, ihute gira vuba vuba. Abby asa n'uwamutinzaga n'ubundi ku bushake, aramubwira ati okay, nemeye icyaha. Icyo nshaka ni uko uhura n'umuntu uri kudutegurira ubukwe bwacu kugira ngo duhuze ibitekerezo, turebe ibyakunda n'ibitakunda. Sheri we aramubwira ati reka nkubwire baby, ni ukuri njyewe nizera icyo uzahitamo icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo icyo uzahitamo icyo ari cyo cyose njyewe ntacyo kizaba kintwaye. Ku bijyanye rero n'uwo nguwo utegura iby'amakwe, nzaba mbikora, tuzaba duhura ikindi gihe. Abby ati oya baby wigenda, ibitekerezo byawe bifite agaciro. Sheri we aramubwira ati ariko Abby dufite ukwezi kose ko kwitegura ubukwe, ndabizi neza tuzahura muri uko kwezi, ntabwo nzaburamo umunsi ngo duhure. Sheri we yari arimo yihuta ashaka kwigendera, arambwira ati baby dore n'abasore banjye baje kundeba, reka ngende tuze gusubira. Abby ati okay, nta kibazo, ntacyo, ngo ugenda ariko uze kwibuka, uze kuzana amazina y'abantu bazakwambarira 20 bose. Sheri we ati 20 bose biki? Usaba abantu bazanyambarira 20 bitaye ku bintu by'ubukwe ko nzabakura he? Umukobwa ati okay, noneho ndabizi neza uzababona. Aramusezera aragenda. Kemble wa mukobwa utegura ibintu bijyanye n'ama-wedding yazanye na assistant we kuza kureba Abby mu rugo aho yabaga. Wibuke yabanaga na fiancé we ndetse na mama we. Abby yakiriye Kemble ndetse na assistant we. Kemble apresenta assistant we, aravuga ati uyu yitwa Patricia, assistant wanjye, nizere ko mwahuye cya gihuza. Abby abwira assistant wa Kemble ati
nishimiye guhura nawe. Nawe nishimiye guhura nawe nanone Kimberly. Abby ati mwihangane fiance wanjye umva ashinguye ikirenge hano namwe muba murahageze. Iyo muza kare mwari kuhamusanga. Yari arimo yihuta ajya guhura n'abasore bagenzi be. Ariko ubutaha yambwiye ko azagerageza mugahura mukaganira ku bijyanye n'ubukwe bwacu. Yabahaye karibu arababwira ngo bisanzure nta kibazo. Bicaye bari kuganira ku bijyanye n'ubukwe. Ako kanya nyirabukwe baraje. Abby ati mama uraje. N'ubundi narinje kukureba ngo nkubwire yuko udutegurira ubukwe yahageze. Ahitamo presenta aravuga ati uyu ni mabukwe. Kimberly n'ibyubahiro byinshi apfukamye asuhuza mabukwe wa Abby. Ati umunsi mwiza mama. Mabukwe yishimye cyane asuhuza Kimberly ati umeze ute mukunzi. Asa n'umwishimiye mukunda. Mabukwe asa n'ubwiriramo Abby ahita avuga ati uku niko abakobwa bazima bakitwaye. Mabukwe akomeza kubaza Kimberly ati umeze ute ibintu bimeze neza se? Kimberly ati yego bimeze neza. Mabukwe aramubaza ati kumba ntari ahantu nsa n'ukuzi twize duhura. Kimberly ati oya ndumva ntaho pe ndumva tutarahuye. Mabukwe yakomeza kubaza Kimberly ati ababyeyi bawe bameze bate? Abby abonye ibiganiro byabaye ibiganiro ahita yitanguranwa ati none se Kimberly waretse tugakomeza ibyo twari turimo? Ngaho mwicare. Abby ati mam abwira nyirabukwe ngwino wicare nawe. Aho Abby yaragiretse nyirabukwe kwicara siho yicaye yaramwangaga koko. Arangije ajya ku ruhande yicara ahandi. Nyirabukwe ahita abwira ba Kimberly na assistant we arababwira ati icyo nshaka kuvuga nuko umuhungu wanjye n'uyu mugore mubona hano ari bo banzanye mw'ibi bintu. Ntimuze kwitega byinshi kuri njyewe. Abby abaza Kim ati Kimberly nyine ati twari turi hehe twari tugeze he? Bakomeza ibiganiro byabo. Nibuke fiance we ari mu muhanda arimo agenda ajya kureba bahungu b'inshuti ze. Yaje kubitekerezaho arabwira umushoferi we aramubwira ati uzi n'ikindi Sam subiza mu rugo ndashaka gusapurayizinga fiance wanjye ndashaka kumukorera surprise. Nyirabukwe atanitaye ku byo bari gupanga by'ubukwe akomeza kwibariza Kimberly ati ariko Kimberly uturuka he? Kimberly atarasubiza nyirabukwe wa Abby ahita yitanguranwa ati mama mbabarira n'ukuri mu byubahiro byawe hano turi mu nama reka basi twite ku nama. Nyirabukwe n'uburakari bwinshi ahita abwira Abby utinya gute kumvugisha muri ubwo buryo? Agakobwa gusa kagira amahane. Abby ahita abwira nyirabukwe umva winyita umukobwa ugira amahane cyane cyane imbere y'abashyitsi bacu. Nyirabukwe ati ndakwita icyo nshaka icyo ari cyo cyose. Nyirabukwe abwira Abby ati nyumva neza ntabwo uzigera uba umwe mu muryango wanjye. Umuhungu wanjye ntazigera gushyingirwa urimo uranyumva? Ntabwo uzigera umbera umukazana na rimwe. Abby areba neza nyirabukwe mu maso aramubwira ati rero mama warakererewe ku bw'ibyo kubera ko ubu nonaha ubu tuvugana turimo turategura ubukwe n'umuhungu wawe kandi nta kintu na kimwe wabikoraho. Ako kanya bakiri aho batongana Mark umuhungu w'uyu nyirabukwe wa Abby ari we sheri wa Abby yahise abinjirana. Nyirabukwe ahita yitanguranwa ati umva urambonera umukazana wanzaniye muri uru rugo? Umukazana ugira amahane gutya utubaha? Mark ati nibiki bijya mbere? Abby ati sheri mama wawe umva yahereye kare antuka kugeza na n'ubu. Mark areba Kimberly wari waje nk'umu wedding planner aho ngaho aramwitegereza cyane na Kimberly nawe yitegereza Mark cyane mu buryo budasanzwe. Abby niko ari kumubwira ati sheri gira icyo uvuga undi yarangariye Kimberly mu buryo budasanzwe.
Aba ati abwira Mark ati noneho nta kintu ushaka kuvuga, okay fine nta kibazo. Ubwo umucecetse nta kundi arikubita aragenda. Mwese mugume mucecetse. Karivumbura ka Abi karagenda kiruka. Nyirabukwe atitaye ku bya Abi ugiye ahita yegera Kemble aramubaza ati nshuti yanjye harya uwambwiye ko witwa nde? Kemble ati nitwa Kemble. Nyirabukwe ahita abwira Kemble umva nari ndi kwifuza waretse tukazasangira ibyo kurya bya kumanywa wowe nanjye n'umuhungu wanjye. Ndakeka umuhungu wanjye yakwishimira kukumenya byisumbuyeho. Bisa nkaho nyirabukwe wa Abi yabengutse Kemble mu mwanya wa Abi. Kemble ahita yitanguranwa ati abwira amabukwe wa Abi ati mumbabarire reka ngende ndihuta. Mfite indi appointment, mfite indi nama mu kanya. Nyirabukwe wa Abi ati ntacyo twasikojiringa lunch yacu together ikindi gihe. Kemble abwira nyirabukwe wa Abi ati byari byiza guhura nawe. Mama wa Mark ari we nyirabukwe wa Abi ati nanjye byari byiza guhura nawe. Kemble na sekreteri we baragiye. Niko fiance wa Abi yagiye kureba Abi mugenzi we. Abi na Mark bari gutongana. Abi abwira Mark ati umva ndabizi ko ari nyoko ariko nanjye agomba kunyubaha kuko ndi umugore wawe w'ahazaza. Ubu ndimo ndibaza wa mukobwa Kemble utunganya amakwe icyo ari kunyibazaho nyuma y'ibintu byose abonye. Abi ahita abwira sheri we Mark ati umva reka nkubwire gahunda zawe ufite zose sa nk'uzihindura ushaka umwanya tujye gushaka uriya muntu utunganya ibintu by'amawedingi kuko avuye hano nta kintu dupanze. Mark aricaye gusa nta kintu ari kuvuga asa n'uwataye umutwe. Abi aramuhamagara ati sheri kutavuga. Mark asa n'udahari nta nubwo yumvisha ibyo Abi yari arimo aravuga. Aramubwira ati wari uri kuvuga? Abi aravuga ati nari ndi kukubwira ngo shaka ukuntu uhindura gahunda ufite zawe z'umunsi dushaka ukuntu tujya guhura n'uriya mukobwa utegura iby'amakwe. Mark ati niba uri kuvuga kuri ibyo rero nari ndimo ntekereza waretse tugahindura umuntu udukorera iby'ubukwe bwacu kubera yuko ndatekereza hanze aha hari abandi bantu bategura ibintu by'ubukwe benshi cyane. Abi ati uriya mukobwa niwe wateguye ubukwe bwa mubyara wanjye kandi bwari bunini cyane ikindi bwari bwiza pe. Rero ndashaka nka buriya pe cyangwa ubwisumbuye kuri buriya. Mark yarahagurutse aragenda. Abi aramubaza ati ugiye hehe? Mark ati ngiye mu gikoni ndumva afite inyota. Abi yasigaye aho yibaza ngo dushaka undi muntu udutegurira ubukwe kubera iki? Oya ndashaka uriya. Mark yicaye muri salo ari wenyine n'amatara atari kwaka. Mama we yaje kumureba muri salo aramubaza ati muhungu wanjye uracyareba? Mama we ati ndabizi wandakariye cyane. Mark ati gute se ntakurakarira? Mama we ati ntabwo nzi ibyo uriya mukobwa yakubwiye ariko ni ukuri niwe watangiye imirwano. Impamvu ni uko ari wowe umuhatiriza buri gihe buri mukobwa wese duhuye ni kuri uyu mugenza. Mark abaza mama we ati ese mama ntabwo ushaka ko nshaka umugore? Mama we ati ni ukuri ko Imana jyewe ndashaka ko rwose ushaka umugore ukagira umuryango ariko ku mukobwa muzima. Mark abaza mama we ati umukobwa muzima ushaka kuvuga ni uwuhe? Mark abwira mama we ati umva buri mukobwa wese nzanye uhita umwanga. Mama we ati impamvu ni uko utazi guhitamo abakobwa bazima. Reka nguhe nk'urugero reba uriya mukobwa utegura ibintu by'amakwe. Uriya mukobwa ari classe, ni mwiza, arubaha cyane. Ikindi kiyongereyeho ni umukobwa ubona wabasha kubaka. Reka nanakubwiza ukuri nanabibonye n'ukuntu wamurebaga. Ndabizi neza rwose ushobora kuba wamukunda. Uriya mukobwa namuhitamo inshuro ibihumbi ugereranyije n'uyu nguyu ufite. Kuri Abi ndabizi neza uriya ntaba niteza abana abuzukuru banjye bafite ikinyabupfura kandi beza.
umuhungu we yaramusetse cyane. Mama wiwe aramubaza ati se uri guseka iki? Mama uzi ko wasa n'uvuye guta nyina koko? Nyina aramubwira ati ibi ntabwo bisekeje, njye ndi seriye ibyo ndi kuvuga. Umuhungu we ati nanjye ndi seriye ariko. Mama noneho nkubwize ukuri, niba utarabimenya ndi umugabo ndakuze. Ntabwo nkiri agahungu katazi iyo biva n'iyo biva. Kandi nta kizahindura ibyo bintu. Mutaranamara no gushyingirwana? Mark na Abby sheri we baje kureba Kembly wedding planner. Abby aratangira ati ni ukuri umbabarire kubw'igihe cyashize, ni ukuri ndakwizeza ko ntabwo ari kuriya mpora. Kembly ati urabibona gute iyi kala? Mark ahita amubwira ati ibi bintu ko bisa nabi ndabyanze. Mark ahita abaza Kembly ati none se ibi nibyo byonyine ufite? Mark akomeza kubaza Kembly ati fiance wanjye yambwiye ko uri umuntu urenze cyane ariko ndabona nta kigenda. Kembly ati ariko nabahitiramo irindi bara. Akivuga Mark ahita amuca mu ijambo aramubwira ati ariko se ntabwo wanyumvishe? Nakubwiye ko ntigeze nkunda amakara yawe. Mark asa n'uri kwiyenza kuri Kembly, mu by'ukuri ntabwo ashaka ko ari we uba umuntu bategurira iby'ubukwe we na fiance we. Abby asa n'uhosha fiance we ariko aranga. Kembly ahita ababwira ati oya nta kibazo reka. Noneho kuva ibyo ndi kubereka nta na kimwe kibashimishije, none se mwe mwambwira ibyo mukunda, mwansharinga ideas y'ibyo mushaka. Mark yisetswa cyane mu gaseko ko guhinyuza aramubaza ati noneho urashaka ko ari njye ugukorera akazi? Fiance wa Mark Abby biramucanga, yibaza impamvu sheri we ameze gutya. Kembly ati oya sa. Mark ahita abwira Kembly ati noneho niba wumva akazi kawe utagashoboye neza tubwire tujye ku bandi bazi gutegura neza amakwe, twe kwirirwa twangiriza igihe hano. Ahita ahaguruka aragenda. Sheri we Abby yashatse kumuhamagara byamucanze ikibazo Mark afite. Kembly yisekera cyane arabareba arisekera arabareka. Abby yongera asaba Kembly imbabazi aramubwira ati mbabarira nanone ntabwo fiance wanjye asanzwe ari kuriya meze. Kembly ahita amubwira ati ntacyo reka ndebe izindi ideas wenda yazashima. Abby asigara aho yibaza ni kubera iki ibintu byose biri gupfa, ubu bukwe ni Imana itabushaka? Icya mbere ni mama we unyanga bihebuje kuko yumva ngo ntari mwiza ku muhungu we, none ndebera n'ibi ngibi nanone. Kembly asaba imbabazi Abby aramubwira ati ni ukuri umbabarire ko bigenze gutya, gusa ngiye gushaka ideas nziza nzi neza ko fiance wawe azakunda. Abby ashimira Kembly arangije afata ibikapu bye nawe aragenda. Abby yaragiye asanga fiance we hanze mu modoka aho yari amaze kugera, aramubaza ati biriya byari ibiki? Mark aramubwira ati ntabwo uriya wedding planner mukunda pe, reka dushake undi udukorera udutunganyiriza iby'ubukwe. Abby ati noneho reka nkubwize ukuri, Kembly niwe mu wedding planner nshaka. Mark nawe ati ariko nanjye buriya ni ubukwe bwanjye, nanjye mfite uburenganzira bwo guhitamo ubujyamo. Abby ahita abwira Mark aramubwira ati ariko wambwiye ko wizera ibyo nzahitamo byose. Mark ahita amubwira ati noneho ayo magambo nakubwiye nisubiyeho. Mark akomeza abwira Abby ati ubu ni ubukwe bwacu, nanjye amahitamo yanjye agomba gushingirwaho. Mark akomeza gutsimbarara aravuga ati turashaka undi muntu udukorera plani y'ubukwe bwacu. Abby ati ibyo bintu ntabwo nabyemera. Mark arakomeza avuga ati Kembly niwe nshaka kazatutunganyiriza ubukwe bwacu. Baratashye ariko basa n'abatumvikanye kuri icyo kintu. Tugaruka ko Kembly arimo araganiriza secretary wiwe, aramubwira ati secretary yatangaye cyane ati ye
wowe na Mark mwarakundanye? None se buriya fiance we arabizi? Kumbe Kimberly na Mark barateretanye kera. Kimberly ahita amubwira ati oya, ntabwo fiance we yaba abizi, kandi ndabizi neza namenya ko twateretanye na fiance wiwe azahita anyaka iyi projet yiwe. Ibyo bidahagije, noneho ndi kudinga na Mark ari kungera imbere umva akantesha umutwe ngo arashaka undi uzabakorera ubukwe. Azibeshya. Nyuma y'imbaraga zose maze gushyiramo azibeshya ngo arashaka kubivamo, ariko njyewe ntabwo nzigera mbivamo. None secretary wakomeza kumubaza, none se Abi nabimenya, ubwo se fiance we nabimubwira? Ntabyo azamubwira, iyo aba yarashakaga kubimubwira aba yaramaze kubimubwira already. Ndamuzi neza cyane, nzi icyo ashaka. Arashaka ko ari njye ubivamo mbere, kandi ibyo ntibizaba. Kimberly yicaye muri ofisi ye arimo gukora, abona nyina wa Mark amuguyeho. Kimberly aramusuhuza ati mwiriwe ma. Mama wa Mark aramubaza ati uratunguwe? Kimberly aramubaza ati none se mani kuki muri hano? Urebye cya gihe narakubonye ukuntu witegereje umuhungu wanjye, cya gihe igihe wari mu rugo, ntabwo ari uko wenda ndi kukunenga, ahubwo umuhungu wanjye nyine afite ukuntu ari mwiza. Ndi kuvuga ukuntu nyine afite isura nziza, noneho n'icyongeyeho afite umuryango mwiza akomokamo w'aba Benson. Abagore benshi bahoze bamwishinzaho cyane, kongeraho n'abagore b'abakene, abakobwa b'abakene baturuka mu miryango ikennye. Umugore yari afite ubwiyemezi buteye ubwoba. Kimberly ati ariko umuhungu wawe afite fiance? Umumama ati wimbwira uwo mwanda. Ati rwose uko mbizi njyewe umuhungu wanjye ari single. Kimberly abaza mama Mark ati kubera iki? Kubera iki njyewe mfite ikihe kiri special kuri njye ngo byonyine kuba ari wowe mpisemo, ibyo bifate nkaho iyo ariyo specialite nashingiyeho. Ku mutima Kimberly aravuga ati sha ingona koko ntabwo zigeze zihinduka, zirakirata neza neza nka mbere, nta nubwo yibuka koko. Kimberly mu ijwi rituje cyane aravuga ati mama, icyambere ndagushimira yuko ubona ko ari njye muntu ukwiriye umuhungu wawe mwiza cyane, ariko reka ubusabe bwawe wansabye ndabwanze. Ntabwo njya ngirana umubano wihariye n'abakiriya banjye. Umuhungu wawe n'umufiance we twasinyanye kontra yo kubatunganyiriza ubukwe bwabo. Ibyo rero gusa nibyo nteganya gukora. Mama Mark ati nta kibazo niba wumva ushaka kubitekerezaho, gusa ndagira ngo nkubwire neza yuko umuhungu wanjye Ivan niwe wa nyawe igihe icyo ari cyo cyose, kandi n'umuryango akomokamo niwo wa mbere. Rero wowe wifate nkaho uri umunyamahirwe, ndaguha igihe cyo kubitekerezaho mbere yuko mpindura intekerezo zanjye. Ugira umunsi mwiza. Ahita ahaguruka aranagenda. Kimberly yasigaye aseka mu mutima yibwira ati imyaka 11 yose ihise nta kintu na kimwe kigize gihinduka. Aracyatekereza yuko buri muntu wese ari munsi y'ibirenge bye, ngo arimo ngaramfasha. Kimberly yicaranye na fiance we bari ku meza bari kurya. Abi abaza fiance we ati ngo urashaka kuvuga iki ngo wamaze guhamagara undi muntu uzadutegurira iby'ubukwe bwacu? Mark ati ariko narabikubwiye, uriya muntu udutegurira ubukwe ntabwo mukunda. Abi abaza Mark ati kubera iki? Mark ati ntabwo nkunda ukuntu ateguramo ibintu, ngo
Abi ati ngo ngwiki, nta nubwo uramuha n'amahirwe byibura ngo akwereke byibura ibyo yateguye. Mark ahita anahaguruka ku meza ati mva nafashe umwanzuro kandi uriya mwanzuro niwo wa nyuma, tugiye gushaka undi muntu udutegurira ubukwe. Ahita anamuha akabizo arigendera. Abi asigara aho yitotomba aravuga ati ibyo bintu sinabikora. Abi ati Mark urimo uranyumva? Mark yaje kureba Kembley mu biro byiwe, arangije aramubaza ati Kembley ni ukubera iki uri gukora ibi bintu? Kembley ati ndi gukora ibiki? Mark ati umva reka nkubwire, hagarika rwose ibi bintu, ntabwo ushobora gutegura ubukwe bwanjye wowe. Kembley aramwegera asa n'umuseduiza. Mark abaza Kembley ati urimo urakora ibiki? Kembley abaza Mark ati ufitiye iki ubwoba, ni iki watinye? Mark abaza Kembley ati ariko urimo urakora ibiki? Kembley ati ariko watinye iki wowe? Ari nakamwegera asa n'ugiye kumusoma. Yaramusomye, Mark ntiyahakana, barasomana. Kumbe ibyo byose byari birimo biraba nibyo Mark yimajinaga mu mutwe. Ahubwo Kembley yari arimo aramubaza ati Mark urimo urakora iki hano? Kubera ko njyewe sinigeze ngo uhamagaze. Mark yasaga nkaho yibereye ahandi hantu, ahita yikasa n'uwikanze. Kembley ati ufite ikihe kibazo wowe? Kembley aramubaza ati ariko ni iki kiguteye ubwoba? Kembley ati humura, ntabwo nzigera mbwira fiance wawe, humura. Mama wawe ntigeze anamenya, ntabwo yigeze amenya uwo ndiwe, none ni iki kiguteye ubwoba? Mark ati reka nkubwire rero, ntabwo wowe wategura ubukwe bwanjye. Kembley aramubaza ati kubera iki? Mark ati ntabwo bishoboka. Mark ati nta nubwo wumva umeze ukuntu iyo uri guplaninga ubukwe bwa ex wawe. Kembley ati ariko aka ni akazi kanjye, rwose wikumva ko hari ukuntu ukundi niyumva. Kembley ahita asaba Mark aramubwira ati genda mbabarira. Ahita anamushimira wakoze kuza nubwo ntigeze nkutumira, so rero wagenda. Mark ati ndagenda. Yarahagurutse koko aragenda. Mark yaratashye asanga fiance we Abi aramutegereje, amwakira neza, amubwira neza. Mark biramutungura cyane, abaza Abi ati ntumusira abantu ko bari muri mood nziza. Abi aramubwira ati ndambiwe kurakara. Mark aramubwira ati reka nkubwire, niba uri kwitwara neza kugira mpindure igitekerezo cy'umuntu uzadukoreshereza ubukwe, nta kibazo, namaze guhindura ibitekerezo, nemeye ko uwahoze uwo ushaka ko azaduplaningira ubukwe agumeho. Abi yarishimye cyane. Mark yasaga nkaho yemeye ko uwo bari bapanze n'ubundi ko azabaplaningira ubukwe ari we Kembley nta kibazo yagumaho. Yari yamaze guhindura ibitekerezo. Hagati aho Kembley wa mufiance we wamwambitse impeta akanga yari yararakaye cyane. Noneho umunsi umwe ahamagara uwo mufiance wari wamwambitse impeta ngo aze baganire. Bicaye ahantu, Kembley yasaga nkaho yicuza, ashaka gusaba uwari wamwambitse impeta akanga kumusaba imbabazi. Sheri wiwe aramubwira ati wikwirirwa ugira icyo utumiza, mbwira icyo wanshakiraga. Kembley ati maze iminsi hari ibintu ntekereza. Kembley ati naratekereje cyane ku bintu byose, uri mukuri, amezi 6 arahagije, igisubizo cyanjye ni yego. Sheri we yarishimye cyane, oya baby utaba uri kunkinisha, ntabwo uri kumbeshya, urambwiza ukuri? Ashaka gusa n'usakuza kandi bari muri resitora. Kembley asa nk'umubuzamo gake. Kembley ati impeta yanjye iri hehe? Sheri we aramubwira ati iwe uzi ntabwo ngeze nyizana, ariko ati umbabarire cyane, mu gitondo cya kare nicyo kintu ndi bukore bwa mbere, ndaza nkwambika impeta officially. Sheri we yarishimye cyane aramubwira ati ndagukunda cyane. Kembley nawe ati nanjye ndagukunda. Resitora neza bicayemo ni nayo Mark ndetse na Abi bajemo.
Abby abonye Kemble aramusuhuza cyane ko bari bamaze kumenyerana. Abby abaza Kemble ati none se uyu ni sheri wawe? Tola yarahagurutse ari we sheri wa Kemble arahaguruka yipresenta kuri Abby aramubwira ati yego ni njyewe nitwa Tola. Undi nawe aramubwira ati nitwa Abby. Kemble ahita avuga ati uyu ni sheri wanjye. Tola ahita avuga ati oya ntabwo ndi sheri ni fiance. Kemble ubu tuvugana nibwo amaze kunyemerera ko twaba abafiance. Abby yarishimye cyane aha congratulation Kemble. Abby ahita anabasaba ko babajoininga. Ba Kemble ntabwo bajijinganyije bahise babyemera biba kapo ebyiri zisohokeye ahantu hamwe. Bicaye bari kuganira nka kapo ebyiri zasohokanye. Abby akajya atera Tola umusingo amubwira ati aba bantu babiri bahora bashwana, uziko yashatse no kumukura kuri contract twari twagiranye ngo adutegurire ubukwe, bahora bashwana wagira ngo hari aho bari baziranye. Abby yabivuga gutyo Kemble ndetse na Mark bakarebana n'ubwoba bwinshi cyane. Noneho Mark ava ku izima abwiza ukuri Abby bose bicaye aho arababwira ati yego njyewe na Kemble twari tuziranye mbere y'uko uduhuza. Abby abisubiramo ati mwari muziranye? Abby arababaza ati gute? Mark ahita abwira Abby ati twari turi kumwe twarateretanaga. Bose barikanga. Abby ati ngo mwagiraga mute? Tola nawe abaza Kemble ati baby mwarateretanaga? Abby arakaye cyane ahita avuga ati mwemuretse gatoya, mwemuretse. Mark wari ugiye gutuma ex wawe aplaninga ubukwe bwanjye nawe? Mark ahita anamubwira ati ntabwo yari sheri wanjye gusa, yari umugore wanjye, twari twarashingiranye. Bakomeza gutungurwa nanjye ndatunguwe. Ubwo uko babivuga niko Kemble arimo aribuka uko byagenze. Muri make ari gusa n'ubibabwira. Mama wa Mark yarazanye na Mark yari akiri muto cyane ari mu myaka y'abateenager. Aje ahantu mu cyaro arimo aritotomba cyane abaza Mark gute wisanze aha hantu. Ahita afata akubita agakobwa kari mu rugero rwa Mark urushyi aramubwira ati ni wowe ushaka gushyira umuhungu wanjye ngo ashyingirwane nawe mw'iyo marriage y'ibigoryi? Mama w'ako gakobwa aramubaza ati wa mugore we kuri kuza unkubitira umwana w'umukobwa uramushakaho iki? Mama wa Mark abwira mama w'ako gakobwa ati njyewe urandibuka ugasanga turi muri class imwe, nta n'isoni uriha kunsubiza? Ufashe umuhungu wanjye umushyingirwa ku ngufu, nta n'isoni? Ahita areba Mark aramubwira ati ninongera kugusanga mw'iyi mariage y'ubugoryi ya hano yo muri iki cyaro nzahita nkukuraho uruhu uri muzima. Urimo uranyumva? Ngiye guhamagara umunyamategeko wanjye ahita asesa iyi mariage y'ibigoryi bikanye. Urakeka ko njyewe namwe turi mu rugero rumwe? Nta n'isoni. Ntabwo mwigeze mureba neza nk'abasazi mwe. Ahita abwira Mark reka nongere nkubone mw'iyi environment ya hano nzahita nkwereka wa muswa we. Uzibeshye wongere ugaruke iruhande rw'umuhungu wanjye nzakwereka. Mama we fata umukobwa wawe mwanzangamo. Ahita abwira Mark uracyari aho ngaho nta n'isoni? Mark wituma nongera gusubiramo nta soni. Mama wa mukobwa ahita atangira abwira umukobwa we ati reba ibintu witeje. Uwo mukobwa ndi kubabwira uri mu rugero rwa Mark yari Kemble akiri gato, iwabo bari abakene cyane. Mark na Kemble bari barakoze ubukwe mama wa Mark atabizi, yahise aza gutwara umuhungu we nuko yamujyanye. Ubwo ibyo niko yari arimo arabiganirira bagenzi be basohokanye ari fiance we Tola ndetse ari na Abby. Arangije arababwira ati nuko byagenze mariage yahise iseswa gutyo, nta nubwo twigeze twongera gukontaktana, nta n'ahantu nigeze nongera guhurira na Mark, twongeye guhura ubu ngubu. Bose barabyumva uko byagenze. Abby areba Mark ati mana yanjye wari warashyingiwe nta nubwo wigeze wumva ukenera kubimbwiraho? Ariko nashyingirwanye byibura ibyumweru bingahe? Abby abwira Mark ati
Mark uri shitani ni ukuri. Ariko ubwo bukwe bwari bw'ibyumweru gusa, namazeho ibyumweru bingahe mama ahita aza kuntwara. Abby abwira Mark ati ntabwo ibyo mbyitayeho. Mark niyo waba warashyingiwe umunsi umwe nagakwiye kuba narabimenye. Abby ati Mark gute waba shitani bigeze ahangaha? Mark asaba imbabazi Abby ambwira ati mbabarira. Tola abwira fiancé we Kemble ati ntumbwire ko uriya mwana uyu ari we papa we. Kumbi Kemble yari afite umwana. Dukomeza gutungurwa, nanjye ubu ndatunguwe. Kemble areba ikijisho Tola asa nkaho atashakaga kavuga icyo kintu. Mark nawe biramutungura, abaza Kemble ati umfitiye umwana? Kemble areba Mark ntiyagire ikintu amubwira. Mark ahita amenya ko koko ari byo. Abby we yakomeje gutungurwa gusa, akomeza abaza ibibazo byasubijwe kare. Abby akomeza abaza Mark, mwembi mufitanye umwana? Abby aratangira ati no ntibibaho, oya ntibibaho. Arahaguruka arivumbura agenda byamucanze. Mark ntabwo yari gusigara aho, fiancé we agiye nawe yaramukurikiye. Tola nawe asigara hati ibibazo sheri we Kemble. Aramubwira ati papa w'umwana wawe yaragarutse nta nubwo wigeze unambwira. Tola ati wow. Tola abwira Kemble ati noneho ndabimenye impamvu wahoraga unyangira. Bivuze ngo papa ari mu mujyi ntabwo wari kunyemerera. Waketse ko wari ufite amahirwe nawe ko mwasubirana. Kemble ati Tola umva niyihe mpamvu yatuma uvuga ibyo bintu? Ibyo bintu rwose uri gutekereza si byo. Siyo mpamvu yatumaga nkwangira. Kiriya gihe nuko ntari niteguye gusa nta kindi. Nta nubwo nari mbizi ko ari hano mu mujyi pe. Tola ati noneho mu buryo butunguranye uhise uba ready, uhise witegura. Tola arakomeza abwira Kemble cyangwa ubu ngubu nuko uzi ko nta mahirwe mufitanye yo kongera gusubirana yifitiye fiancé, niyo mpamvu wahise uba ready uranyemerera. Kemble ati ariko ntabwo uri gushyira mu gaciro Tola. Tola ati nta soni ngo feya? Kim niwe uri kuvuga gushyira mu gaciro? Kemble ni iki uzi mu gushyira mu gaciro? Tola akomeza abwira Kemble ati noneho mbwira izindi surprise untegerereje kumbwira. Mbwira n'ibindi ntazi. Tola akomeza abwira Kemble ati uribuka cyagiye umpakanira? Nari nababaye cyane. Noneho ntabwo uzi ikibabaje cyane kurushaho kumenya ko umfata nk'umuntu wa kabiri kuri wowe. Kemble vuba vuba amureba n'ikijisho aramubwira ati umva ntabwo uri second choice, ntabwo uri umuntu ntabwo mufata nk'umuntu wa kabiri kuri njye. Kemble yaramurebye abura icyo avuga. Tola arahaguruka aragenda yivumbuye cyane. Mark yasanze Abby mu cyumba arambwira ati baby umbabarire nari kuba narakubwiye ko tuziranye mbere. Abby ati Mark wari ufite igihe gihagije cyo kuba warambwiye biriya bintu byose ariko ntiwigeze ugira icyo umbwira na kimwe. Ni gute watuma ex-wife wawe aplaninga ubukwe bwawe? Mark ati ariko uribuka ko nabyanze kuva mbere? Nagerageje kubihagarika ariko ntiwigeze unyumva. Abby ati nuko ntari nzi ko wowe nawe mwigeze mugiranaho umubano wihariye. Wowe ibyo wabiretse ubishaka. Mark ati reba sheri. Abby ati mbabarira wimbebeza aho ngaho. Abby ati uriya mugore agufitiye umwana. Ubwo si byo nahangana nabyo gute Mark mbwira? Ariko ririya sihangana. Abby ati uzi n'ikindi nta nubwo mbyitayeho. Ntabwo mbyitayeho niba ufitanye umwana n'uriya mugore gusa simba shaka mu buzima bwanjye nawe. Ndashaka ko
wakatinga mu buzima bwawe. Mark ati ariko uriya ni umwana wanjye turi kuvuga, umwana wanjye wa mbere ntabwo namukatinga, ntibishoboka. Abi ati okay, noneho itegure kumbura, kuko sinshobora kurera umwana w'undi muntu Mark, ntibishoboka. Bakiri muri ibyo, mama wa Mark yarinjiye abaza ngo n'ibiki bijya mbere hano. Mama wa Mark ati utwo ndi kubumva aho ndyamye hariya. Mama wa Mark abwira Abi ati mva hano ntabwo dusakuza gutyo pe. Mama wa Mark ati aha hantu naho gutura ntabwo ari aho gusakuriza. Abi ati umuhungu wawe yakabaye igihe yarabitekerejeho mbere y'uko abwira umugore we batandukanye ngo apulaninge ubukwe bw'umuhungu bwiwe. Mama wa Mark aratangara ati ex-wife? Abi ati ahubwo ntabwo ari ex-wife gusa, mama w'umwana we. Mama wa Mark abaza umwana we ati Mark, umugore arimo aravuga n'uwuhe? Mwana wanjye ni uwuhe mugore arimo kuvuga? Mark abwira mama we ati Kimberly ni Moji. Kumbe Kimberly kera iwabo mu cyaro yitwaga Moji, kandi ikindi amfitiye umwana. Mama ariko urabizi ndatunguwe kuba utaranabimenye ko ari Kimberly n'ukuntu wamwangaga. Umuhungu ahita yikubita aragenda. Abi ati Mark, ibyo byari bishatse kuvuga iki? Undi yagiye kera. Abi aramukurikira ati Mark, ntabwo urangije kuvugana nawe. Mama wa Mark yasigaye yibaza ibyo bamubwiye, ngo none se Moji niwe Kimberly? Ntibyatinze mama wa Mark yagiye kureba Kimberly mu biro byiwe, arangije aramubwira ati nyuma y'iyo myenda myiza, makeup ziri class, nabonaga isura yawe nkabona hari ahantu nkuzi. Ati rero wadisayidinze kuduhisha umwana wacu, nta n'isoni ufite, iriya myaka yose nta burenganzira ufite. Kimberly aramubwira ati uburenganzira ndabufite 100%. Nka mama wa Brian, umwana witwa Brian, mfite uburenganzira 1000 bwo kuhungisha umwana abantu babi nkawe. Mama aramubwira ati koko? Nka mama wa Brian, umwana witwa Brian, mfite uburenganzira bwo kubihisha umwana wanjye abantu baserereza abandi, bullies mu cyongereza. Mama wa Mark ati uwo mwana ufite no mu Benson ni uwacu. Kimberly ati koko? Araseka cyane, igitwenge kimeze ukuntu. Kimberly ati bisekeje, bitunguranye, noneho urashaka urubuto ruturutse ku batindi nyakujya nk'umuryango wawe. Ayo siyo magambo wakundaga gukoresha, ngo abatindi nyakurya. Mama wa Mark ati ndatekereza ibyabaye kera tubigumize kera, biguma hahise. Mama wa Mark ati ntabwo wakabaye uhana uwo mwana umuhanira ibintu atazi, afite uburenganzira buhagije bwo guhura na papa we ndetse n'umuryango wakomokamo. Kimberly ati ntuzigera uhura n'umwana wanjye, nta na rimwe, yaba muri ubu buzima ndetse n'ubukurikira. Ati kandi ikindi cyongeyeho, niba uri gupulaninga ibintu bidahwitse ushaka kugira ngo ubone umuhungu wanjye, inama nakugira nuko wabireka, kubera ko niba utabibonye ntabwo nkika agakobwa uzi ka kera wasererezaga. Niwibeshya ukangerageza, nunzira cyangwa njyewe n'umuryango wanjye, nzakuzira nawe ku bintu byose ufite, kandi iryo ni isezerano nguhaye. Kimberly ahita abwira mama Mark ati kwanza waje nari mpuze, nagira ngo rero umbise nkomeze ibyo nari ndimo. Mama wa Mark yari kubisa arasohoka. Mama wa Mark ageze mu rugo, Mark aramubwira ati mama, kubera iki wagiye kuri ahantu akurira? Nari nakubwiye ko njyewe nzabyikemurira njyenyine. Mama we ati uriya mwana ni umwana w'umwuzukuru wa mbere muri uyu muryango,
uriya mugore ubwo aravuga Kemble nta burenganzira afite bwo kuduhisha umwana wacu. Mark ati uretse gatoya urimo uramushinja icyaha cyo kuduhisha umwana ku bushake, noneho niwe uri kubishyiraho nyuma y'ibintu byose wamukoreye. Mark ati mama naragusabye ndakwinginga ndakubwira ko nkunda uriya mukobwa, naragusabye ngo uduhe amahirwe ya kabiri, ahubwo warabyanze, waramusebeje usebya na mama we. Icyo nari ndi gukora ubwo ni mama wa Mark, narakurindaga. Uriya mukobwa ntabwo yari mwiza kuri wowe, none se kubera atari mwiza kuri njyewe? Ese ni iki gitangaje kiri kuri njyewe ku buryo nta mugore mwiza kuri njyewe ubaho? Mark ari mama wa Mark ati wari ukiri umwana, wari ukiri mutoya, ntabwo kiriya cyari igihe cyo gushinga urugo. Mark ati ariko wari kuba wakemuye ibintu mu buryo bwiza kuruta buriya wabikozemo. Umva uriya mukobwa turamufite, ariko kurwana nawe nta kintu biri buze guhindura. Mama wa Mark ati noneho dukora iki? Twicare tuburemingane gusa, dufunge amaboko gusa adutwara umwana gutyo gusa? Nibyo ushaka? Mark abwira mama we ati imva ibi ni njye wabyikoreye, ndeka mbyiteho njyenyine. Kemble asohotse imbere y'umuryango we asanga hateretse amagifti, ntabwo azi uwayazanye ariko hariho akanotsi, yaragasomye arangije za gifti azinjiza mu nzu. Ari ku kazi arimo arakora, ndavuga Kemble agiye kubona abona assistant we arinjiye, aramubwira ati mama izi ndabyo bazizaniye wowe. Kemble abaza assistant we ati ninde uzizanye? Assistant we aramubwira ati ntabwo mbizi. Yarazimuhaye. Asomye akaritire asanga ni Mark uzimwoherereje, hariho utugambo twiza amubwira ati nizere ko ibi bitumye umunsi wawe byibura ugenda neza, none se nabonye inseko yawe. Mark arimo arasa nk'uri kongera gutereta Kemble, arangije arazifata abwira assistant we, aramubwira ati genda uzijugunye mu myanda. Kemble baramukomangiye, akinguye asanga ni Mark n'umujinya mwinshi, aramubaza ati Mark urakora iki hano? Mark ati none se Kemble twavugana? Kemble ati oya. Aramwinginga ati Kemble waretse tukavugana? Yaramuretse arinjira, aramubwira ati ariko amuhaye iminota 2 gusa. Mark aramubwira ati none se wese tukicara? Kemble aramubwira ati oya twicara ibiki? Mbwira ibyo ushaka kumbwira. Mark abwira Kemble ati nyumva Kemble, wenda ntabwo nari ndi umugabo wa nyawe mu myaka 11 ishize, nari kuba naguhagazeho, nari kuba narakurwaniriye, ariko nari ikigwari. Mark abwira Kemble ati mbabarira, asa n'umwegera. Kemble aramubwira ati umva gumya iyo ngiyo. Mark akomeza gusaba imbabazi Kemble, aramubwira ati ndagusaba imbabazi n'ukuri, ndagusaba imbabazi y'ibintu byose waciyemo kubera njyewe, ariko ndi hano kugira ngo twiyunge. Kemble ati ibyo ntibishoboka. Mark ati ndashaka kugira ikintu cyiza byibura nkora ku muhungu wanjye. Kemble ati koko? Mark ati ndashaka guhura nawe. Kemble asa n'uwisetswa areba ku ruhande. Mark ati ndashaka kumumenya, tumenyane njye n'umwana wanjye, ndashaka kugira ngo iriya myaka yose byibura nyishyure. Kemble abaza Mark ati none se urasoje? Mark ati ndi hano kugutakambira, byibura umbabarire mbe mu buzima bw'umwana wanjye. Mark ati nukuri umbabarire. Kemble ati Mark wasoje? Kemble abwira Mark ati warangije kubera ko iminota 2 naguhaye yarangiye. Kemble aramureba ati urakeka kuza ukinjira hano ukambwira amagambo meza, ukambwira ukandyoshya ukanyorereza amagifti meza cyane, byatwara umubabaro wose wanteje? Kemble ati wari urihe mu gihe nari nkukeneye cyane? Naragukunze, naguhisemo, none wakoze iki? Waranyiyeretse nk'ibisanzwe,
kiriya gihe nari ngiye kukubwira ko ntwite ariko ntiwigeze uhagarara ngo uvuguruze icyemezo cya mama wawe. Kimberly abwira Mark ati Mark ufite kugenda. Mark ati Kimberly ni ukuri umbabarire ntabwo nari nzi ibijyanye no gutwita mbabarira pe. Kimberly ati niyo se wari kumenya ko ntwite niki cyari guhinduka? None se mu buryo butunguranye wari ugiye guhita umera? Avuga igishegu ntabwo nakivuga, n'ubundi byari kuba nk'ibisanzwe. Arambwira ati sohoka. Mark ati Kimberly basi mbabarira unyumve. Kimberly ati nta kintu nshaka kumva. Mark ati ni ukuri mbabarira. Kimberly ati njyewe byanjye nawe byararangiye, njyewe nabivuyemo. Kimberly ati genda. Mark ati oya. Kimberly ati oya. Mark ati ntabwo ndi bugende kugeza igihe uri bumbabarire. Mark ati mbere nari ikigwari ariko ntabwo nkiri ikigwari. Kimberly ati mu buryo butunguranye se? Kimberly akomeza kubwira Mark kugenda, Mark aratsimbarara yanga kugenda. Mark kuko yanze kugenda, Kimberly aramubwira ati okay isanzure. Kimberly azi ko Mark ari bugende, ahubwo Mark aragenda ahita anicara no mu ntebe aratuza. Aricara rwose anareba televiziyo mu nzu y'abandi ategereje imbabazi. Kimberly yagiye mu cyumba cye arifungirana abitekerezaho, arakomeza aratekereza. Kimberly yagarutse muri salo aje kureba ko Mark koko agiye ahari, asanga arahari. Mark amaze no kumubona ahita anakuramo n'inkweto amwereka ko koko yatsimbaraye ari buve hano ari uko amuhaye imbabazi. Kimberly yaragarutse nanone asanga noneho Mark yanaryamye mu ntebe. Mark yaraye aho kwa Kimberly buracya araye mu ntebe. Kimberly yarabyutse mu gitondo yigira mu kazi. Ageze no mu kazi asanga Mark yamusanzeyo, aramubwira ati ndacyategereje. Muri make we yari yiyemeje kugenda ari uko Kimberly amaze kumuha imbabazi. Kimberly yaratashye abona bimaze kumurenga, ahamagara mama we. Mama we baravugana. Kimberly abwira mama we ati mama hoya mbabarira, ntabwo wibuka ibintu mama wa Mark yadukoze none ngo iki? Mama wa Kimberly abwira Kimberly ati mwana wanjye ufite umwana we, uriya n'umwana we w'amaraso. Rwose mama nawe hari igihe untungura pe. Mama ndaza kongera kuguhamagara. Akiri aho umwana we yaramuhamagaye kuri telefoni baravugana, maze arangije aramubwira ati mwana wanjye hari ikintu mama yifuza kukubwira. Umwana we kuri telefone ati yego mama wambwira. Yaramubwiye aramubwira ariko ntitwumvishe icyo yamubwiye. Abby ndetse na Tola baje guhura, bahurira ahantu mu kabari. Abby abaza Tola ati umeze ute? Tola arakomeza ati ndababaye, cyangwa reka nkubwire nari mbabaye ariko ubu sinkibabaye. Abby aramubaza ati kubera iki se? Tola akomeza abwira Abby ati impamvu nuko natandukanye na Kimberly, ntabwo nari gukomeza kubaho meze nkaho ndi second option ku muntu. Wapi, ntabwo nari kubishobora. Tola abaza Abby ati none se wowe bimeze bite? Abby arakomeza aramubwira ati njyewe turacyari kumwe. Umva reka nkubwire pe, naturutse kure cyane. Ntabwo napfa kupfa kwizima gutyo gusa. Tola ni ukuri ntakubeshya, nta nubwo nzi n'impamvu naje hano. Gusa niyumvagamo ko nshaka ko hari umuntu wenda byibura naganira nawe. Umuntu byibura wanyumva. Tola nta kindi yamubwiye gusa yamuhaye inzoga, aramubwira ati aka karagufasha. Ku rundi ruhande Kimberly ndetse na Mark basohotse. Mark abaza Kimberly ati none se ugeze umumbwiraho? Ubwo aravuga umwana we. Kimberly ati yego namukubwiyeho. Mark ati koko se? Kimberly ati ni umwana wawe ariko. Kimberly arakomeza ati ufite uburenganzira bwo guhura n'umwana wawe. Mark aramushimira. Kimberly aramubwira ati umwana wanjye yambwiye ko ashaka kuvugana nawe. Mark ati yego none se
nzamubona ryari? Kimberly ati ntabwo aba inaha, aba muri Canada na mama wanjye. Kimberly aramubwira ati yego mwavugana ariko mwavugana kuri video call gusa. Kimberly arakomeza aramubwira ati umwana wanjye afite amatsiko cyane, ari kukumbaza buri kanya. Mark ati koko ibyo biranyibutsa umuntu nzi. Mark asa nkaho ari kuvuga Kimberly. Kimberly nawe ahita abimenya aramubwira ati yego icyo byo rwose yabinkuyeho byo kubaza cyane. Mark aramubaza ati none se njyewe yaba yarankuyeho iki? Basa n'abiyunze. Kimberly aramubwira ati yagukuyeho kwikaruma. Kimberly akicaye aho umwana yaramuhamagaye. Kimberly abwira Mark ati tukimuvuga arampamagaye. Mark yatiteye cyane aravuga ati none se ndavuga iki gute biramera gute? Kimberly ati tuza uriya ni umwana wawe, wowe mubwire uba wowe wa nyawe nta kindi. Ego Kimberly yitabye umwana we aramubwira ati yego papa wari hano, baravuganye baraganira. Mark abwira umwana we ati nitwa Mark ndi papa wawe. Ahita yifata ku munwa asa n'ufashwe n'ikiniga. Aramubwira ati ni byiza guhura nawe mwana wanjye. Mark yabonye umwana we kuri video call ararira, ikiniga kiramufata ariko kivanze n'ibyishimo. Kuva icyo gihe Mark yahoraga avugana n'umwana we kuri telefone kuri video call, yarishimye ahora agenda yishimye aseka. Uko yakomezaga kuvugana n'umwana we kuri video call yaragiye anamwereka nyirakuru ariwe mama wa Mark, bose barishimye biyunga n'umwana wabo. Nyirakuru disi amaze kuvugana n'umwana we ikiniga cyaramufashe asa n'uwicujije ibyo yakoze byose. Mark aho yabaga ari hose yaba ari kumwe na Abby yarabaga ari kuvugana n'umuhungu we kuri telefone kuri video call. Abby bikamutera umujinya kuko umwanya we wose yawumaraga avugana n'umwana we kuri telefone. Ahita anabwira umwana we ati ubutaha niba batumiza inama y'ababyeyi ku ishuri nzatega indege nze nkurebe aho muri Canada. Ako kanya Abby abyumvishe ahamagara Mark aramubwira ati Mark amucira isiri. Mark ahita asezera umwana aramubwira ati reka gato ndaje tuvugane mu kanya, ashaka kumva icyo Abby ashaka kumubwira. Mark ndetse na Kimberly babaye ababyeyi bahuje, nta kindi kibahuza gusa bahujwe n'umwana ariko baba inshuti. Bakajya bahura bakaganira ku by'umwana bagaseka. Kimberly akajya yereka amafoto n'amavideo ya kera umwana wabo akiri muto. Bari bicaye ahantu mu nzu bari no kwinywera akayoga. Umunsi umwe Kimberly ndetse na Mark bicaye bari kuvugisha umwana wabo kuri telefoni. Mama w'uwo mwana ariwe Kimberly yarananiwe cyane, arangije afatwa n'ibitotsi asa n'usinziriye yegamye kuri Mark. Mark we arahuze aracyari kuvugisha umwana we kuri telefoni. Mark amaze kuvugisha umwana we kuri telefoni abona Kimberly yamusinziriyeho. Kimberly sinzi ukuntu yese nk'uwegutse abona yasinziriye kuri Mark, arangije amusaba imbabazi aramubwira ati mbabarira. Mark aramubwira ati nta kibazo, icyo si ikibazo rwose, buri gihe n'ubundi wahoraga uryama nk'akana. Mark yaramurebye amwitegereza cyane, yitegereza Kimberly aramureba aramubwira ati umva Kimberly ndagukumbuye, nari nkumbuye twembi turi kumwe. Kimberly aramubwira ati ariko ubu ngubu ufite Abby? Mark abaza Kimberly ati none se turamutse duhuye mu buryo bugiye butandukanye basi byibure wampa amahirwe? Kimberly aramubwira ati ntabwo mbizi. Kimberly abwira Mark ati njyewe ndahantu numva nitaye kuri kariyeri yanjye kurusha ibindi byose. Aramubwira ati nta mwanya mfite pe, nta mwanya mfitiye umugabo uwo ari we wese. Kimberly abwira Mark ati reka dukomeze twibere inshuti tube abantu barera n'umwana gusa. Mark aramubwira ati ndabyumva nta kibazo. Kimberly ati okay. Mark yazanye Abby ahantu hateguye neza, hari indabyo, hari na wine. Mark abwira Abby ati ntabirenze, njye nashaka gukora utuntu twiza kuri njye nawe. Mark abwira Abby ati
reka nkubwire basi byibura ibintu ngiye kugusaba ndabizi ko bikomeye kandi ndanabizi ko hari ibyabaye byinshi mu byumweru bishize, ariko reka ngusabe ikintu kimwe, mbabarira nkusabe rwose, waretse tugasubira uko twari tumeze mbere. Mark abwira Abby ati ni ukuri mbabarira, mbabarira kandi mbikuye ku mutima. Abby abwira Mark ati noneho kuva turi gusabana imbabazi, ndagira ngo nanjye nsabe imbabazi. Mark abaza Abby ati none se uransaba imbabazi kubera iki? Abby ati naryamanye na Tola. Mark arikanga cyane. Mark n'umujinya mwinshi abaza ka Abby ati wakikoze iki? Ka Abby ati ngo kubera iki se ubaye surprised? Ni ukubera iki utunguwe? None se watekerezaga iki? Watekerezaga ko nzifata nkifata amaboko nkigunga nkubona uri kumwe n'undi mugore uryamana n'abandi bagore? Mark ati njyewe ndyamana nande? Kim nanjye, ubwo Kim abavuga ni Kemble, Kim nanjye duhujwe n'umwana nta kindi. Abby ati rahira ko tugeze uryamana nawe. Mark ati ndarahiye ukuri kw'Imana sinigeze ndyamana na Kemble. Abby ati ariko urabishaka? Ndabeshya? Yumva koko amukubise ingingo. Abby abwira Mark ati mbabarira irebe, reka nkubwire ibi bintu turimo byarangiritse cyane kandi ikindi ndarushye pe, ntabwo rwose nabishobora kubera umubyeyi umwana w'undi muntu, ntabwo nabishobora. So icyo ngiye gukora, ngiye kujya mu nzu pakinga ibintu byanjye ubundi ngende. Njyewe maze kurambirwa kahita gahaguruka ka Abby karagenda, nuko Abby na Mark batandukanye. Abby yaje kwa Tola aramubwira ati Tola umbabarire n'ukuri ibyabaye cya gihe, isi yanjye yari iri kurimbagurika nanjye nahise mpubuka, ntabwo ari kuriya nahoze. Tola nawe aramubwira ati nari kuba narabikemuye nanjye mu bundi buryo, nanjye rero ni ukuri umbabarire, twari victims za love story zabo. Abby ahita abwira Tola ati noneho mva natandukanye na Mark. Tola ahita amusaba imbabazi aramubwira ati ni ukuri mbabarira. Abby aramubwira ati oya wikwirirwa unsaba imbabazi. Abby abwira Tola ati nta hantu bihuriye nawe n'ukuri, kandi ikindi cyongeyeho ndabizi neza ko ntabwo twaba ikindi kintu kirenze kuba inshuti, kandi ibyo nibyo nkeneye ubu nonaha, nkeneye inshuti. Mark yaje kubwira Kemble ko Abby yatandukanye nawe, yamuteye indobo. Kemble abaza Mark ati none se ni ukubera iki yaguteye indobo? Ni ukubera njyewe? Oya si wowe gusa, yashakaga ko ncuzinga hagati y'umuhungu wanjye nawe kandi ibyo bintu sinabikora, kandi ikindi yaryamanye na Tola. Kemble ati Tola we? Mark ati Tola usanzwe uzi? Kemble ati koko se? Kemble ati mva aya ni amakosa yanjye, ibintu byose byarazambye kubera njyewe, ni ukuri mbabarira. Mark ati oya wikwishinja icyaha. Ati wikwishinja icyaha rwose, kuko wowe na Brian umwana wanjye ni imwe ikintu cyiza cyambayeho mu buzima bwanjye kandi ntabwo nzigera mbicuza. Mark yaje kureba Kemble ku kazi aramubwira ati ndumva nifuza kugusohokana. Mark abwira Kemble ati ntabwo nashakaga urwitwazo, so nakuzaniye rwose amahitamo yawe yose, icyo uri buhitemo ukwambara aba aricyo ugenda wambaye. Muri make yari yamuzaniye amahitamo y'imyenda menshi cyane ku buryo atari buvuge ngo oya ntabwo nagenda nambaye gutya. Kemble ari confused cyane ariko aseka, aramubaza ati none se ubundi wabwiwe n'iki ko ndi hano? Mark aramubwira ati hari umuntu wabimbwiye. Ubwo yari ari kumwe na sekreteri bamucira isiri ahita amenya ko ari we wabimubwiye ko ari hano. Mark ahita amubwira ati ntacyo reka nicare ntegereze.
rwose ufate umwanya wawe wifuza. Sekereteri we ahita yibwiriza, ahita ajyana bya bindi Mark yari yazanye ati reka ngende ibi reka mbe mbijyanye. Kemble abaza Mark ati none se ugiye gutegereza, nigeze nkubwira ko mbyemeye ko dusohokana? Mark ahita amubwira ati urabizi neza ko no, ntabwo njya nyifata nk'igisubizo. Kemble abwira Mark ati ariko ni ukuri kw'Imana ntabwo njya nkumenyera. Mark abwira Kemble ati ibyo ndabifata nko kunshimagiza. Kemble ati koko? Kemble ahita abwira Mark ati mva, ubu ngubu ugize amahirwe. Aramubwira ati ibi bintu nubigerageza bwa kabiri umva no uzayirya. Mark ati ndakwizera. Mark yasohokanye Kemble ahantu heza, bicaye baganira, aramubwira ati wese tukazongera tugasohokana? Kemble aramubwira ati reka nzabitekerezeho. Baraganira muri make. Mark yasaga nkaho ari gutereta Kemble bushyashya. Baraganiriye barataha, buri umwe ajya mu bye. Kemble ari mu kazi ke agiye kubona nanone abona mama wa Mark aje kumureba, ariko acishije bugufi cyane, adaciye ku ruhande. Atangira kubwira Kemble ati mva, nari umuntu mubi cyane kuri wowe ndetse no kuri mama wawe. Nkubwije ukuri, ni ukuri ntabwo nzi gufata abantu neza pe, nababereye mubi cyane. Nje hano nje kugusaba imbabazi, rwose ni ukuri mbabarira. Ndabizi neza ko bizagutwara igihe kugira ngo mbabarire, ariko ni ukuri ndagira nkubwire ko niteguye gutegereza igihe cyose bizagufata, umbabarire cyane. Kemble abwira mama Mark ati ndakubabariye. Mama Mark aratungurwa cyane ati byihuse gutyo gusa? Kemble abwira mama Mark ati njyewe ntabwo nshobora kubika mu mutima ibintu igihe kirekire, ntabwo nabika ibintu by'ahahise, namaze kubireka rwose. Mama Mark yamusabye imbabazi, arangije yaramushimiye aramubwira turakoze cyane. Mama wa Mark aramubwira ati noneho ndifuza kugira ngo umpe nimero za mama wawe, ndashaka kumuhamagara ndangize musabe imbabazi, kuko mu by'ukuri mfite imbabazi ziwe nkeneye. Kemble abwira mama Mark ati mama wanjye ameze neza, ni ukuri yarakubabariye njye ndabizi. Mama Mark arinsistinga, ndashaka kugira ngo mu mutima wanjye niyumve neza ko nta muntu dufitanye ikibazo. Kemble aramubwira ati nta kibazo mama, ndaza kuziguha. Mama Mark yaramushimiye bariyunga. Mama Mark ari guhaguruka agenda aramubwira ati n'umuhungu wanjye umubabarire, ntabwo azi ko biyunze kera bo. Arangije aramubwira ati rwose ndagushimira n'ukuntu witaye ku mwuzukuru wanjye, ni ukuri ndabigushimira cyane, warakoze. Mama Mark yaragiye. Mark yazanye Kemble ahantu bisa nkaho yari yamuteguriye surprise, yari yamuguriye imodoka nziza cyane nshyashya, yaraje kuyimwereka. Yarayimweretse, Kemble arishima cyane, ahita anamuha n'urufunguzo rw'iyo modoka. Umwana wa Kemble yaje kuva hanze muri Canada, ari kumwe na mama we mu rugo, aza yirukanka ahereza telefoni mama we ngo yitabe, aza yambaye yatsabye cyane. Arangije mama we aramubaza ati nse wowe wambaye neza bimeze gute, ari nako yitaba telefoni. Umwana aramwihorera ariko ubona yishimye cyane. Umuntu yitabye yaramubwiye ati hari umuntu ugutegereje ku muryango. Yaragiye ajya ku muryango asangana umuntu wari umuzaniye gift, arayimuha. Uwo bari kuvugana ni Mark. Aramubwira ati Kemble abwira Mark ati ariko se wambwiye ibijya mbere? Mark aramubwira ati wowe ambara iyo kanzu nkoherereje, ambara ndagutegereje. Kemble abaza Mark ati ariko se umuhungu wawe ko mbona nawe yatsabye bimeze biti? Areba umuhungu we aramubwira ati noneho ibi wabipanze na papa wawe? Kemble abwira Mark kuri telefone ati noneho reka njye kwambara ntacyo. Akomeza kubaza umuhungu we ati none se ntabwo ushaka kumbwira ibijya mbere? Umwana yaramwihoreye.
Kemble yarambaye azana n'umuhungu we, akihagera ahantu bamubwiye kugera asanga Mark yapfukamye afite impeta mu ntoki, hari na mama wa Mark ndetse na ya nshuti ye bakorana ku kazi, aratungurwa, kumbe Mark yari yateguye guporopoza Kemble. Mark ahita abaza Kemble ati will you marry me? Ese wanshyingirwa? Kemble ati Mark yego. Abari aho bose bakoma amashyi barishima. Mark yambitse impeta Kemble, barasomanye, muri make ibyishimo ari byose. Filime naho yarangiriye. Ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo channel izamuke.